Shalom, 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 shalom. Ndabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, mwebwe mudahwema gukurikira channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV. Amahoro ava ku Mana bane namwe, hadashingiwe ku byo muri kunyuramo, hadashingiwe kuri situation murimo, kubera ko Imana iri mu ruhande rw'abakiranutsi, kandi Imana ishobora byose. Imana niyo ituneshereza, Imana niyo nkomezi zacu, Imana niyo byose kuri twebwe. Wowe udukurikiye ukaba waratsindishirijwe na Yesu Kristo, waramaze kubyizera kuri umukiranutsi ku Mana, gubwa neza, komera, bamahoro, tekana, Imana iri kumwe nawe. Yaravuze ngo ntabwo izadusiga, nta nubwo izaduhana. Imana iba mu ruhande rw'abakiranutsi, Imana iba mu ruhande rw'abana bayo. Ibyo waba uri kunyuramo byose, Imana iri hejuru yabyo. Imana iguha amahoro muri byose, ikurinde, igukomeze, iguhe umutekano w'umutima, ikomeze kubana nawe, igutsindishirize, ikurinde, ikubere inkomezi. Reka dusangire amagambo ari mu Baroma mu gice cya 8 ku murongo wa 35 kumanura. Haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa n'ibyago, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni amakuba, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota. Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Aha rero cyangwa nawe ushyiremo icyawe, icyo ari cyo cyose, icyo uri kunyuramo cyose. Mbese ni uburwayi, mbese bashyizemo kwambara ubusa, mbese ni inzara, mbese ni ukuba mu kaga, mbese ni igiki, mbese nta kintu gihari cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Autrement, cyangwa se mu yandi magambo, niyo waba uri guca mu nzara, niyo waba uri guca mu bukene, niyo waba uri guca mu burwayi, niyo waba uri guca mu bigeragezo bimeze bite, menya ngo uko biri kose uri kumwe n'urukundo rw'Imana. Uko biri kose Imana iri kumwe nawe. Imana yagaragaje urukundo idukunda ubwo yaduhaga Yesu kugira ngo apfire ibyaha byacu byose, adukiranure nayo, bityo tube mu isi turi amahoro, tuguwe neza, mu by'ukuri dutekaniye mu Mana, ariko kubwa Yesu Kristo. Imana rero ubwo yaduhaye Kristo, Bibiliya niko ivuga ngo yamuduhanye n'ibindi byose. Mu yandi magambo, iri kumwe natwe kandi iraturinze, yiteguye kutuneshereza no kudutsindishiriza muri byose. Ariko tuzirikane cyane urwo rukundo rw'Imana, kuko ngo byaba ari ibiriho, byaba ari ibizaba, ibizaza, baba ari abakomeye, baba ari abamarayika, baba ari abanyabushobozi, baba ari abanyabutware, mbese nta kintu na kimwe gihari cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana twaboneye muri Kristo Yesu. Mbese ibyo byose n'ibindi bitavuzwe, nta kiri hejuru y'Imana, nta gikomeye kuyirenza, nta gifite imbaraga kuyirenza. Kandi iyo Mana iri mu ruhande rwacu, iyo Mana niyo mugenga wa byose, iyo Mana niyo ituneshereza, iyo Mana niyo iturwanirira, iyo Mana niyo itureberera. Ntabwo yarangaye, irabizi, izi neza ibyo urwana nabyo, izi neza ibyo uri kunyuramo, izi neza ibikurwanya, izi neza ibikugenza, izi neza mu by'ukuri ibikuri hejuru n'ibikuremereye. Ibi byose Imana irabizi, ariko iri hejuru yabyo, nicyo cyiza kirimo. Iri hejuru yabyo, ibirusha imbaraga, iragukunda ubwo yagutangiye Kristo kandi uri mubi, kugira ngo Kristo aguhindukire gukiranuka, aguhindukire igitambo gikuraho ibyaha byawe byose imbere y'Imana. Kristo aguhuze nayo, ni igihamya simusiga cy'uko igukunda kandi yiteguye no kuguha n'ibindi byose, no kukurwanirira muri byose. Uko byamera kose, nta kintu na kimwe giye kudutera ubwoba, rwaba urupfu, bwaba ubugingo, mbese yaba tukiri hano mu buzima ndetse tunapfuye, byose
nta na kimwe gikwiye kudutera ubwoba, kuko no gupfa bizatwinjiza mu buzima bw'iteka. Gupfa bitujyana aheza ndetse no kurushaho. Mu yandi magambo, Imana turi kumwe turiho hano, Imana turi kumwe dupfuye, Imana turi kumwe turwaye, Imana turi kumwe turi bazima, Imana turi kumwe dukennye, Imana turi kumwe ubushomeri buhari, Imana turi kumwe no mu kazi, Imana turi kumwe ibihe byose, kandi turi kumwe mu bintu byose, ku buryo nta gikwiye kudutera ubwoba. Nta kiri hejuru y'Imana, nta gikomeye gusumbya Imana. Gubwa neza, b'amahoro. Bibiliya avuga mu Baroma mu gice 5 ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ngo niba dushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo kugira ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo gusa, ngo ahubwo ngo twishimira no mu makuba yacu. Ngo kubera ko amakuba atera kwihangana, kwihangana nako kugatera kunesha, hanyuma no kunesha kukaturemera ibyiringiro, ngo kandi bene ibyo byiringiro ntabwo bikoza isoni. Mu by'ukuri ibyo twanyuramo byose Imana irabizi, kandi iyo yemeye ko tubinyuramo ni ukugira ngo dukomerere muri ibyo, ni ukugira ngo n'urukundo rwayo rwongere rugaragare, ni ukugira ngo urukundo rwayo rudutambutse aho bitashobokaga ko dutambuka, ni ukugira ngo urukundo rwayo rudurema umutima aho bitashobokaga ko imitima yacu igubwa neza, ni ukugira ngo tube amahoro, dutekane, tunezerwe aho isi yabona nk'aho tutanezerwa, aho n'abantu babona ko tutanezerwa ariko tunezerwe tubikesha mu by'ukuri urukundo rw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, ndagira ngo nkubwire ngo komera, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Gutsindishirizwa ntako bisa, nicyo kiruta ibindi bintu byose, kumenya ngo Imana umuremyi w'isi n'ijuru, iyaremye ibiriho, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, iyaremye inyanja, ikarema amasoko, ikarema imigezi, ikarema amashyamba, ikarema ibintu byose, inyamaswa, ikarema ikirere, igahanika igicu, igahanika, igashyiraho izuba, igashyiraho ukwezi. Iyaremye ibyo byose iri mu ruhande rw'abakiranutsi. Icyo rero kikwiye kuturema umutima, kikwiye kutubera inkomezi, gikwiye gutuma twishima yewe no mu makuba, dutekereje ngo amakuba yariyo yose ntabwo yadutandukanya n'urukundo rw'Imana twaboneye muri Kristo Yesu. Iri ni ijambo ryiza, kumenya ngo n'ubundi ndwaye mu rukundo, nkennye mu rukundo. Mu yandi magambo, byose unyuramo byose, menya ngo niba warakiriye urwo rukundo waboneye muri Kristo Yesu, menya ngo n'ibyo unyuramo byose urwo rukundo ruzakomaho. Nibyo Zaburi 23 ivuga ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose, bizakomaho, humura kandi bizaguhumuriza. Ngo hamwe n'ibitugerageza Imana iducira akanzu kugira ngo tubone uko tubyihanganira. Gubwa neza rero, witinya, humura. Hari ibyo ureba mu mbaraga zawe ukabona biteye ubwoba, hari ibyo ubona mu mbaraga zawe ukabona biratinyitse cyane, hari ibyo ubona mu mbaraga zawe ukabona ntibishoboka, ariko reka mvuge ngo ku Mana birashoboka. Reka mvuge ngo Imana niyo ishobora byose, reka mvuge ngo Imana niyo igenga byose, reka mvuge ngo Imana niyo iri hejuru ya byose. Nyine Imana ikwiye gukora ibidashoboka. Ubundi abantu twebwe twagakoze ibishoboka, ariko Imana ikwiye gukora ibidashoboka. Ubwo rero witinya, wihangayika, ubuntu bw'Imana bukubera inkomezi, ubuntu bw'Imana bukubera ihumure, ubuntu bw'Imana bukubera ubuzima, ubuntu bw'Imana bukubera amahoro, ubuntu bw'Imana bukubera umutekano, ubuntu bw'Imana bukubere umwuzuro, ubuntu bw'Imana bukubere byose, ubuntu bw'Imana bukubera inkomezi, ubuntu bw'Imana bukubera ubuzima, ubuntu bw'Imana bugutambutse muri byose. Ukomerere mu buntu bw'Imana, ugubwe neza ku bwa Yesu Kristo. Nicyo cyamuzanye, yaje kutumara ubwoba, yaje kutuvura ibikomere byo mu mitima, yaje kuvura ibisenzegeri, yaje guhoza abarira bose. Ibyakuriza byose simbizi ibikuriza, ariko yaje guhoza abarira bose. Ubwo rero komeza ukurire mu buntu bw'Imana, komeza usobanukirwe neza uburyo Imana igukunda, komeza usobanukirwe ko nta kiri hejuru yayo, komeza usobanukirwe ko ikurwanirira, komeza usobanukirwe ko iri mu ruhande rwawe, komeza usobanukirwe imbaraga zayo, komeza usobanukirwe gukomera kwayo, ukomeza usobanukirwe uburyo mu by'ukuri Imana ihari ku bwawe. Uri umwana wayo niba warize Yesu Kristo, niba uri umukiranutsi menya ngo uri umwana w'Imana, kandi ubwo uri umwana w'Imana umubyeyi wese yifuza guhereza abana be ibyiza. Ubwo rero ibyo yakwemera ko tunyuramo byose ni ibyiza kuri twebwe, ni promotion, ni ukudukuza, ni ukugira ngo dukomere, ni ukugira ngo dutekane, ni ukugira ngo imitima yacu ibeho ariko ibasha guhangana na buri kimwe cyose. Si urwango, urukundo rw'Imana rukuriho, urukundo rw'Imana ruturiho nk'abana bayo. Ntabwo iyo yemeye ko tunyura mu bikomeye, ntabwo ari uko iba itwanze, ni uko ibidukunze cyane, ariko yifuza ko dukura, yifuza ko dukomera.
Ndagira ngo rero mbasezere, ibiganiro byacu nakagaruka kandi mwakoze kudukurikira, mutwandikire muri comments, dukomeze twiganirire, dukomeze duhumurizanye, dukomeze tubane kugira ngo mu by'ukuri ubuntu bw'Imana butubere byose nk'uko ijambo ry'Imana n'ubundi rikomeza kubivuga. Ushatse kutwandikira tukagushyira muri groupe WhatsApp ni 0784 42 57, watwandikira tukagushyira muri groupe WhatsApp ugakomeza gusangira natwe ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana rero agwire mu mitima y'abera bose none n'iteka ryose ku bwa Yesu Kristo. Amina.